Use Yella body soap every day. Isabune nziza. Uruhu rwawe ruhehereye. Na Home Golden White. Hamagara 078 19 18 540. Muri kano kanya keza rero cyane ka Iga Time turaza kuza kurebera hamwe ibigendanye no kuba umuntu yabara inyungu. Abenshi bazi yuko umuntu abara inyungu afashe amafaranga yabonye agakuramo ayo yakoresheje, ubwo asigaye yose akayabara ko ari inyungu. Mu by'ukuri koko nibyo, ni inyungu, ni amafaranga washoye, wafashe amafaranga wungutse, wafashe amafaranga cyangwa se yose wacuruje yose hamwe, ugafata ayo washoye ukabona asigaye. Iyo ngiyo niyo, ayo mafaranga niyo bita inyungu cyangwa se profit mu murimi rw'amahanga. Nubwo ngubwo rero ariko bimeze, ariko harimo abantu benshi bibeshya, bakagira ngo ayo mafaranga yose babonye koko niyo nyungu. Ariko mu by'ukuri ntago ayo mafaranga yose ari yo nyungu. Impamvu atari yo nyungu rero niyo tugiye kubabwira muri kano kanya. Tugiye gutanga urugero. Umuntu ucuruza restaurant yashoye amafaranga ku bigendanye n'ibiryo cyangwa se kugura ibyo ari buze kuza guteka ku mafaranga 100,000. Arangije ku mugoroba asanga yacuruje 120,000. Ndetse n'abakozi yabahembye pe. Yabonye amafaranga 120,000, abakozi yabahembye, umuriro yawishyuye, gaze yayishyuye n'ibindi bigiye bitandukanye. Akumva yuko asigaranye amafaranga 20,000, akumva ko ari yo nyungu. Nyamara mu by'ukuri ntago ari yo nyungu yose. Impamvu atari yo nyungu yose ni ukubera yuko hari agaciro kagiye kagabanuka k'ibikoresho yagiye akoresha. Abantu benshi ntago bajya babimenya. Isafuriya yatetsemo kuri uwo munsi yagabanyuje agaciro. Ikindi cya kabiri gakwiye kuba wamenya, amasahani wagiye ukoresha arimo kugenda asaza umunsi ku munsi. Urumva rero yuko ntago ari ayo mafaranga mu by'ukuri wungutse yose 20,000. Turaza kuza kubafasha ku musozo wa kano gace keza cyane ka Iga Time. Ese ubundi wazajya ubigenza gute? Dufate urugero ku muntu ucuruza mituyu. We yaranguye miti 20,000, akuyemo amafaranga 22,000, akumva ko 2,000 yesa byunguka. Mu by'ukuri ntago ayo mafaranga 2,000 yose yayungutse icyarimwe, kubera yuko na telefone yo gukoresha hari agaciro irimo kugenda itakaza. Ese waba uri umumotari, ukaba uri umumotari, ibyangombwa byose warabitanze, waguze assurance, ugura ibindi byose bisabwa kugira ngo ujye mu muhanda, ukagenda ugashyiramo essence y'5,000, ukayikoraho 15,000, ukumva yuko wungutse 10,000 uwo munsi. Mu by'ukuri ntago ari byo, ntago ari amafaranga yose 10,000 wungutse, kubera yuko hari andi mafaranga wagakwiriye kuba yatakaye mu buryo bumwe utazi. Ese wari uzi ko ipine rimo rirasaza? Ese wari uzi ko moto irimo kugenda igabanya agaciro kayo? Ayo mafaranga yose ntago ariko uba wayungutse. Abantu benshi rero hari igihe batangira business zigiye zitandukanye, ariko bazitangira ugasanga barimo barunguka, ugasanga barimo baragenda babona amafaranga, ariko mu gihe runaka ugasanga business zarahombye. Nka muntu wa restaurant ushaka gusanga nyuma y'umwaka arimo gukenera gushaka kuba yagura ibindi bikoresho, nyamara amafaranga yaragiye yunguka, ugasanga nta mafaranga agifite kubera ko yose yarayakoresheje azi yuko restaurant irimo iramwungura. Umumotari agiye mu muhanda akagenda abona amafaranga ya buri munsi, ndetse akagenda abona inyungu zigiye zitandukanye, akabara amafaranga ya essence agakuramo ayo yagiye abona, agasanga asaguye nk'ibihumbi 10, akumva ko ayo mafaranga yose yayungutse. Mu by'ukuri oya, ntago ariko kuri, kubera ko hari byinshi bigenda bitakara. Ese wari uzi yuko niyo waba uri umuhinzi, wowe ugahinga ahantu, amasuku ukayakuramo, abahinzi ukabakuramo, imbuto ukayikuramo, warangiza ugashora 150,000, wajya kugurisha umusaruro ugasanga ni 250,000, ukumva yuko umurimo wawe wungutsemo 100,000. Ntago ariko kuri, hari ibindi byinshi utagiye ubara. Ese bibagirwa yuko
niyo masuka waba yarayakuyemo amafaranga yayo, ariko buriya wenda hari igihe wambara bote nazo zirimo ziragenda zigabanya agaciro, imyenda wambara ugiye mu kazi nayo irimo kugenda igabanya agaciro. Niyo mpamvu hari byinshi tutabara. Niba uri umunyonzi se, igare ryo ntabwo rigenda rigabanya agaciro. Icyo waba ukora cyose, uba ufite bizinesi runaka, dufate urugero ufite bizinesi yo gukora wenda yo gukora amandazi, ufite uruganda rw'amandazi, wowe ukibarira produit ifarini ndetse n'izindi produit zigiye zitandukanye, ariko ukibagirwa imashini urimo gukoresha. Wowe wakuyemo amafaranga y'umuriro kuko abona ko ari ingenzi, ukuramo amafaranga y'abakozi, amafaranga y'amazi, amafaranga y'ikode, wowe kumva yuko nyamuneka ayo mafaranga asigariye ariyo wungutse, ariko mu by'ukuri imashini irimo gukoresha irimo kugenda itakaza agaciro. Imashini irimo kugenda ukoresha irimo kugenda igabanyukamo mu gaciro kayo. Ntabwo ariko mu by'ukuri ayo mafaranga yose wayinjije, ntabwo ariko mu by'ukuri ayo mafaranga yose yabaye inyungu. Ese niba umaze kubimenya wabigenza ute? Wabikora gute kugira ngo wirinde yuko mu minsi iri imbere ushaka kuba ufite bizinesi runaka ugasanga nyamara amafaranga wagendaga wunguka waragiye uyakoresha nabi, ugasanga nyamara arimo aragenda ahomba? Mu by'ukuri dore icyo ukwiye kuba wakora rero muri kano kanya, umaze kubimenya, hari amafaranga ugenda winjiza bitewe n'uko ugenda wunguka. Hari abantu babara inyungu ku munsi cyangwa se bakabara inyungu inshuro imwe bitewe n'uko wenda baguze ikintu bagahita bagisubiza. Hari abandi babara inyungu ku cyumweru, hari ababara inyungu ku kwezi, hari ababara inyungu mu gihembwe, ndetse hari n'ababara inyungu ku mwaka. Gerageza uko nguko ubara amafaranga y'inyungu, gerageza nayo uyashyire muri ibi byiciro. Gerageza ukoreshe ino formule izagufasha. Iyi ni formule izagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Fata amafaranga yose winjiza cyangwa se wabonye nk'inyungu, uyafate 70% yayo ariyo ukoresha mu buzima busanzwe cyangwa se ukoresha mu byo wateganyije kuba wakoresha amafaranga yawe y'inyungu. Ufata amafaranga 20% uyakoreshe nko kujya uyakoresha mu gusimbura ibyatakaje agaciro. Niba uri muri resitora, ibyaye amafaranga 20% yayo wabonye y'inyungu, tangira uteganye ko uzaguramo andi masahani mashyashya, tangira uteganye ko uzaguramo andi masafuriya mashyashya, tangira uteganye ko uzagura izindi ntebe nshyashya kubera yuko nazo izo biciraho zishobora kuzangirika. Utangira uteganye buri kimwe icyo ari cyo cyose kizagenda cyangirika. Buri wese bitewe n'icyo akora, ayo mafaranga 20% nicyo azajya ayakoresha. Bitewe n'icyo ukora uzajya ugenda 20% yayo wungutse y'inyungu nicyo uzagenda uyakoresha. 10% isigaye, mwibuka yuko dufite formule ya 70-20-10. Iyi formule rero 10 risigaye kuko ubwo 20% kongera kuri 70% ibaye 90. 10% yafate nayo ugiye uyazigama ku ruhande. Ayo mafaranga nuyazigama ku ruhande uzajya uyakoresha cya kintu cyadukire business yawe nk'ikiza. Ako kanya wenda habaye ikiza runaka, uri umumotari ipine riraturitse, ese uri muri resitora wenda televiziyo yaririmo iramenetse, ese wenda wari mu ruganda rukora amasabune imashini wenda igonze moteri. Haravuze se mu imashini igonga moteri kandi itarimo kugenda, iragagarada. Rero buri gihe ayo 10% agufasha muri bya bindi bishobora guhita bizira business yawe nk'ikubagaho cyangwa se bikaza utabiteganyije. Koresha amafaranga yawe neza y'inyungu cyangwa se koresha amafaranga yawe neza ya profit, cyangwa se kubera yuko hari benshi babona amafaranga y'inyungu ariko ugasanga business zabo ntizitera imbere, ntiziva aho ziri bitewe n'uko bakoresha amafaranga yabo babonye y'inyungu bakayakoresha nabi. Ese umuntu ese yibaza ko twaganiriye kubigendanye no kuzigama ukoresheje uburyo bwa 50-20-20-10, ese ibyo ngibyo byo bizahurira hehe? Amafaranga tubara ko uba winjije twebwe tuyabara tuhereye kuri yandi 70 ugiye gukoresha ubuzima bwawe bwa buri munsi, niyo uhita ugira 100%. Ni urugero rero mwumve yuko ayo yandi azajya azahura business. Tuzagenda tubaha amasomo menshi agiye atandukanye muri kiganiro Nezerwa
kuri radiyo Imanzi 105.1 FM. Aka karakanya keza cyane ka Iga Time, ngendi Ishimwe Eric Expert. Tuzakomeza tujye tubana mu bindi biganiro. Ayo twatsi twaje mu mapave ntago ari byiza kugenda udukuzamo ibiti ngo usange umuntu yafashe agati aragakora neza akajya agenda akajombamo cyangwa se inzara. Mbafitiye rero uno muti bita Line Weed Remover udufasha gukura ibyatsi mu mapave, aho ushyira mu mapave bya byatsi birimo byose bigahita byuma neza ubundi ugafata umweyo wawe ugakubura utuntu twose twivanaho. Ni ukuvuga ngo rero uno muti si mu mapave gusa, ahubwo no muri za nkuta ndende z'amabuye nazo zishaka kumeramo utwatsi. Za nkuta ndende ntago ari ngombwa ngo ujye kurira, ahubwo ushobora gufata uno muti ukawuteramo gusa, aho maze ibya byatsi nabyo bikuma. Byamara kuma noneho bimwe biranimanura, atari ngombwa yuko unuriye, ahubwo ugashikoresha uno muti bikagenda neza. Ni ukuvuga ngo rero uno muti ushobora kuwugura ukawukoresha, ukeneye wawubariza muri Home Golden White, kuko ni Home Golden White iwukora. Ushobora guhamagara rero nimero ubona kuri screen zawe, ubundi bakaguhereza uno muti. Nimwumve rero yemwe abavuga muti uyu munsi cyangwa ejo muzajya mu mudugudu w'inaka, ahubwo mwagakwiye kuvuga ati uyu munsi uyu munota turajya muri Home Golden White baduhe uno muti bita Line Weed Remover udufashe kwirinda kwangiza amapave yacu tuyaharuza ibyuma. Murabizi yuko iyo uharuje icyuma mu mapave, ipave rirahongoka. Kuvuga ngo rero muhamagare nimero ya Home Golden White badufashe kubona uno muti, kandi ushobora kuwubona ahantu waba uri hose.